Nyakubahwa Maisha wongeye kwirirwa. Iriwe neza. Ni Shadrake, ubu turi mu kiganiro. Yego. Twari tubonye amakuru avuga ko ngo M23 ko ngo bari iri gukontorora ibice byo muri Kibumba byose barwaniraga mu. Hari ayo makuru wowe waba ufite ameze nkayo ngayo? Nubundi basa nkaho babigenzuraga, ahubwo ikiriho nuko basunitse abarwanyi ba FARDC aho agasozi bari barimo kurwaniraho, bamwe bari kuri kamwe abandi bari ku kandi. Babaye nk'abasunika ku gasozi kandi nako bakabakuraho. Gusa muri aya masaha biri kugorana guhamagara umuntu kumubona, ariko kubacuma bo bamaze kubacuma. None se ako gace bari kurwaniraho M23 kontoroye kari hehe n'umujyi wa Goma? Urebye aracyari urugendo, kuko ari mu birometero nka 18 hagati ya 15 na 20 n'umujyi wa Goma uvuye aho bita kuri rompwe ijya Rucuru. Yego. None M23 kubi bacumye si ikimenyetso cyuko yaba ariyo yagabye igitero, ko bavuga ko atari bo bagabye igitero? N'ubundi mu kiganiro twari kubona bari gutangaza Njike Kayika gutangaza yuko ngo igitero cy'uyu munsi ntacyo bagabye. None ni M23 yaba yakigabye koko? Byagenze gute wowe nk'umuntu uri hafi nabyo amakuru wabashe kubona na yahe? Ariyo ku rugamba buri wese yigiza nkana. Kugeza magingo aya ngaya muri iyi minsi 3 ishize byavugaga ko FARDC ariyo yagabaga ibitero, kuko bamwe tugenda tuganira nabo, kuko twebwe ubundi ntabwo bagaba ibitero. Nk'icyo uyu munsi bakigabye saa 11. Urumva saa 11 sinari mari nanjye baza abandi. Urumva iyo bagusubiza bakubwira yuko FARDC ariyo yagabye ibitero, ubwo urumva mu ntambara bose bagenda bitana ba mwana. Mwaje uvuga ati uriya niwe wateye igitero, uriya niwe wateye igitero, niwe watangije intambara, mu by'ukuri keretse uwari uhari niwe umenya akavuga ati watangije intambara n'uyu nguyu. Ese aka gace uri kutubwira M23 ibashije kubacuma ikabakuramo, ntago kari mu maboko ya zirangabo za East Africa? Uko FARDC yagendaga yicuma za Mushaki, hejuru y'Isake, nanga mu kibaya cya Kibumba niko bagendaga bicuma. Bwa mbere barwana na M23 yari yabamanuye, bagarukiye za Kanyarucinya. Ubwo rero nyuma yabo bagiye bicuma bagenda basatira, kuko ingabo za EAC ziraza abanyakenya zabaga yaho bita Kanyamahoro. Urumva rero n'ubundi aho Kanyamahoro niho nabo bamaze iminsi 3 barwanira mu dusozi turaho hejuru. Urumva rero impamvu yatumye bicuma niyo ngiyo. EAC yo yabonye ibintu bikomeye irangije irigendera, irahava ibasigira rugari kuko babonaga batabivamo kandi batakwinjira mu rugamba. Iri hehe su? Kugeza magingo aya ngaya nabamenye niba barimutse aho bita kuri 3 antenne Kibumba, gusa ejo bundi babateramo ikompara cyangwa ibombe nibo bari bakiri, kuko ngira ngo barabyumvise ko n'umusirikari wabo umwe yapfuye abandi bagakomereka. Tubaye ikaze bakunze b'ikiganiro uruvugiro cya Bwiza TV ndetse na bwiza.com. Aka ni kakanya mutegereje muri benshi, aho tubasesengurira amakuru arimo aravugwa mu karere, cyane cyane niho twibanda mu Rwanda, mu bihugu by'ibituranyi. Iyo bibaye ngombwa tuherekeza no hakurya y'amazi magari tukareba uko byifashe, tukareba twibanda ku nkuru za politiki, umutekano, diplomasi, byose kandi birajyana biranuzuzanya. Ikiganiro cy'uyu munsi ni ngiye Denis Ngiyumva ndetse muri kumwe na mugenzi wanjye ni Niyonsenga Shadrake. Ikaze mu ruvugiro Shadrake. Mwakoze cyane nyakubahwa Denis, n'abadukurikira mwese mbahe yambo basuhuze mbabwire nti muraho mumeze mute. Nisanze hano mu ruvugiro kwa Denis, ubwo nanjye tugiye kubana, sometimes tuzatubana no mu ruvugiro, numva tuzarushaho
kujya duhurira ahantu henshi muri iki kiganiro cy'uruvugiro ntabwo nje bwa mbere na nyuma nje nzongera nkagaruka anytime Denis azampamagara bizaba ngombwa tuzaza dufatanye kubagezaho amakuru hanyuma abantu natwe tubifurize gukora subscribe subscribe intego twiyemeje ko uno mwaka ugomba kurangira dufite abasabu 100 cyangwa abasubscribers 100. Yes, ubu bageze ku 97,000 n'abantu 500, harabura 225 20 cyangwa ni 2,500 ibindaza kubishyira 2,500. Yes, ikiganiro cy'uyu munsi rero turibanda ku buriya Shadra. Reka ikiganiro cy'uyu munsi reka twongere turebe hari hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubijyanye n'intambara yiriwe y'uyu munsi. Amakuru yakomeje kugaruka avuga ko uyu munsi bibombe byari bimeze nayo muri kare gace, twibaze ngo ese ibi bintu birarangirira hehe kuko bimaze kuba byinshi. Ngira ngo ndatekereza ko bibaye umunsi wa gatatu, nta nubwo ari umunsi wa gatatu wikurikiranya mu bice bya Kibumba biza bisatira hano Igoma za Nyiragongo. Ubu noneho amakuru ari kuvuga ko abantu bari Igoma ngo bari kubyumva ibisasu. Igisasu kirakubita kigakubitira aho muri Kibumba, ariko abari Igoma bakacyumva bakumva ko ibintu bibegereye, ndetse hari n'amakuru avuga ko ngo abazubwenge batangiye gukuramo akabo karenge. Sedeni urabona M23 none ifite gahunda ifite gahunda yo guhingukira muri Goma mu mujyi. Ngiye cyo navuze n'ubushize nuko nibakomeza kuyitera nta yandi mahitamo izagira, kuko ntabwo izajya ihora muri je defensive gusa. Ikindi kuri Israel ubu noneho amakuru akomoka yaravuga yuko muri ya ntambara bahanganyemo na Hamas ubungubu ngo ibimodoka by'intambara bya IDF nyine nicyo gisirikare cya Israel byamaze kwinjira muri Gaza kugira ngo bitegure kugaba cya gitero cyo ku butaka. Kwiteguriramo imbere se cyangwa ubwo gitero cyatangiye kabaye? Ntago turaza kureba mu buryo burambuye no nkuru, ariko ntago mpamya ko Israel yahita imanuka gutyo. Burira banzi sonikemo ikimodoka kimwe rebe uburyo bacyotsa, nibona batacyokeje cyane yoherezemo n'ikindi buhoro buhoro, ubwizajya kwemeza ko igitero cyatangiye ari uko byose bimaze kugeramo niko umuntu yabitekereza, kuko ntago bari batangaza ko cyabaye official. Gusa hari n'amakuru yuko batazabitangaza kuko uyu Benjamin Netanyahu yavuze yuko kubitangaza agatangaza igihe icyo gitero kizabera kwaba ari uku expose abasirikare be, kuko nyine bazasangwa biteguye we kameme. Umva ko uvuze ngo tuzaza igihe iki n'iki, icyo gihe nyine wasanga aduyi yakwiteguye, ubwo ni gahunda y'urugamba rwabo. So reka tubanze dusuhuza abadukurikira hanyuma twinjire mu murano makuru ku buryo burambuye, niba nta yandi y'ingenzi wateganyaga kubagezaho tutababwira. Reka dusuhuze abakunzi bacu, abakunzi b'ikiganiro uruvugiro. Mere kuri Ngirababo Paruku uvuga ati ngiyewe ku bwanjye ndi mu Bufaransa, ati kandi ati mbakurikiranira hafi, nkunda ikiganiro cyanyu umunsi ku munsi ndagikurikirana. Ati ndashishikariza nyine ashyigikira M23 n'ibindi. Kageruka Claver nawe aravuga ati nta ngabo mbi zibaho, ahubwo habaho bakomanda babi. Ubwo yagarukaga ku bijyanye na FARDC. Yego, yari muri cya kiganiro twibazaga se, ndatekereza ko ari mwe mwagikoze mwibaza se FARDC igisirikare cyabo gifite ikihe kibazo ku buryo gihora kiruzinga giti intwaro kigendera. Ati rero nta ngabo mbizibaho, ahubwo ikibazo kibari move komandoma. Ariko se abo bakomanda bo niba baravuye mu ngabo nyine nuko abyumva, ariko ubwo yumva ko komanda baye mwiza n'ingabo zabikora neza, kandi nta nubwo mugani yibeshya cyane, kuko nabyo birabifite akenshi uko nyine umuntu abyina uko wamwigishije ntabwo yabyina ibyo atazi. Reka rero tubonereho no gusuhuza Ndowayezu Theoneste, Singleton Joseph, dusuhuze Moise, dusuhuze Innocent Ndikumana,
Damascene Mutaganira nsuhuze cyane. Mandela ari muri Amerika, ndetse mbonereho no gusuhuza ubwo ngubwo Moses, bose bari muri Amerika. Umwe ari muri Ohio, undi ari Idaho. Mwarimu Zawadi nawe nagusuhuje cyane. Uwo bita Inkotanyi twagusuhuje. Chris Jane, Vincent Niyibizi, Ruterana Gaeta, komera cyane. Amina Uwera ati ndabakurikira cyane kandi ndabakunda, abuzukuru banjye barabimenye, ndabarizwa Australia. Amina Uwera rero muri Australia twagusuhuje. Usuhuze n'abandi banyarwanda cyangwa abarwandofone baba bari hafi yawe. Vincent Niyibizi nawe komera cyane, ati nanjye mbakurikiye ndi Washington DC, nuye Michigan, nkora akazi nk'akawiri. Wiri wuhese mama, ameze ko atavuga wiri ngoma. Niba ubwo vugira abandi. Twagusuje rero Niyibizi muri Michigan, ubu ngubu ari ku kabari Washington. Ayishakiye Setime nawe twagusuje. Antoine Kamanzi, Kamanzi Antoine we ari mu Bufaransa, ari aho bita Normandi. Twamusuje cyane, barumva akabona ko uruvugiro rugera ahantu kure cyane kandi mu mpande zose z'isi. Nibyo kabisa. Ushobora kubona abantu bakurikira uruvugiro, ni byiza cyane. N'abandi batari bazamo ahubwo bihutire kuzamo uruvugiro, uruvugiro kuko abantu bose bisanzuremo bavugiremo, kuko ni platform ifunguye. Ahantu hose waba uri ushobora gutanga igitekerezo muri comment, muri like. Naho iyo utanze like cyangwa ni like biba bigaragaje uko ibintu wabyakiriye. Uburyo bwose wakoresha, ushobora no kudutelefona mu minsi iza bwo tuzanashyiraho live. Ndatekereza ko mekajya bibasobanurira no tukahita tugitambutsa igitekerezo cyawe live. Ariko igihe live taremera ushobora gukoresha ubwo buryo bwo gutanga comment tukajya tuzisoma nk'uko turi kugenda tuzisoma. Nizera ko abo usuhuje ubwo butagezeho nabo biyumvemo ko basuhujwe mu buryo bwabo bari bo bose. Ubundi babantu bitwa bayuza bo nta nubwo nabagezeho, bayuza bari benshi. Ngiye nibo mperaho ubu niyo ngiye gusuhuza mu byubahiro byabo. Ariko sinabura no gusuhuza abantu nka Karangwayire Epiphany, wo bita Irambona Jonas, Desire Mugabo. Hano hari undi bita Ngirababo Paruku, ati banzi ku izina rya Rukaka Paruku. Shirika niyo nkuru Shadadi nawe twagusuhuje. Fratene Kibogora, Munyamariza Muhire, ndetse na Didier Ndabanenze, n'abandi bose turabasuhuje mu byubahiro tubagomba. Nyakubahwa Maisha, wongeye kwirirwa? Iriwe neza. Ni Shadrake, ubu turi mu kiganiro. Twari tubonye amakuru avuga ko ngo M23 ko ngo bari iri gukontorora ibice byo muri Kibumba byose barwaniraga. Hari ayo makuru wowe waba ufite ameze nk'ayo ngayo? N'ubundi basa nkaho babigenzuraga, ahubwo ikiriho nuko basunitse abarwanyi ba FARDC aho agasozi bari barimo kurwaniraho, bamwe bari kuri kamwe abandi bari ku kandi. Babaye nk'abasunika ku gasozi kandi nako bakabakuraho. Gusa muri aya masaha biri kugorana guhamagara umuntu kumubona, ariko kubacuma bo bamaze kubacuma. None se ako gace bari kurwanaho M23 kontrol kari hehe n'umujyi wa Goma? Urebye aracyari urugendo, kuko ari mu birometero nka 18, hagati ya 15 na 20 n'umujyi wa Goma uvuye aho bita kuri rompwe ijya Rucuru. Yego. None M23 kubi bacumye si ikimenyetso cyuko yaba ariyo yagabye igitero, ko bavuga ko atari bo bagabye igitero. N'ubundi mu kiganiro twari kubona bari gutangaza, Njike Kayika gutangaza yuko ngo igitero cy'uyu munsi ntacyo bagabye. None ni M23 yaba yakigabye koko? Byagenze gute wowe nk'umuntu uri hafi nabyo amakuru wabashe kubona na yahe? Ariyo ku rugamba buri wese yigiza nkana. Kugeza magingo aya ngaya muri iyi minsi 3 ishize byavugaga ko FARDC ariyo yagabaga ibitero.
kuko bamwe tugenda tuganira nabo kuko twebwe ubundi ntabwo bagaba ibitero nk'icyo uyu munsi bakigabye 11:00 urumva 11:00 sinari mari nanjye mbaza abandi urumva iyo bagusubiza bakubwira yuko FARDC ari yagabye ibitero ubwo urumva mu ntambara bose bagenda bitana ba mwana mwaje bavuga ati uriya niwe wateye igitero uriya niwe wateye igitero niwe watangije intambara mu by'ukuri keretse uwari uhari niwe umenya akavuga ati watangije intambara n'uyu nguyu. Ese aka gace uri kutubwira M23 ibashije kubacuma ikabakuramo ntabwo kari kari mu maboko ya zirangabo za East Africa? Uko FARDC yagendaga yicuma za Mushaki hejuru y'Isake nanga mu kibaya cya Kibumba niko bagendaga bicuma bwa mbere barwana na M23 yari yabamanuye bagarukiye araza Kanyarucinya. Ubwo rero nyuma yabo bagiye bicuma bagenda basatira kuko ingabo za EAC ziraza abanyakenya zabaga yaho bita Kanyamahoro urumva rero n'ubundi aho Kanyamahoro niho nabo bamaze iminsi 3 barwanira mu dusozi turaho hejuru urumva rero impamvu yatumye bicuma niyo ngiyo EAC yo yabonye ibintu bikomeye irangije irigendera irahava ibasigira rugari kuko babonaga batabivamo kandi batakwinjira mu rugamba. Iri hehe su kugeza amagingo yangaya nabamenye niba barimutse aho bita kuri 3 antenne Kibumba gusa ejo bundi babateramo ikompara cyangwa ibombe nibo bari bakiri kuko ngira ngo harabyumvise ko n'umusirikari wabo umwe yapfuye abandi bagakomereka nibo bari bakiri ariko nanone ikindi kigo cyabo kiri Rumangabo niba baravuye rero bakerekeza Rumangabo mu rwego rwo kugira ngo bave muri ayo masasu no muri ayo mabombe icyo nicyo naramenye wenda ndibuze kuza kubaza neza. Yego ubu ukurikije uko ubibona urabona hagiye gukurikiraho iki? Kugeza amagingo anga urabona yuko na ya mabombe yavugaga asa nkaho acecetse ubwo urumva kuba M23 yabacumye icyerekezo buriya nta nuko yerekeza mu marembo ya Goma kuko urumva intambara umwe ararwana n'undi akarwana ubwo urushije undi imbaraga nyine aramwirukanza. Okay. Denis nawe ndabona hari ikintu ashaka kukuvugisha. Yego Denis. Salama maisha. Wiriwe Denis we. Ni fresh. Umeze bite ndabona habura amasaha make ukajya gutangira gushaka amakuru y'umugoroba ariko hano ikintu ushaka ko tuganiraho urabona Njike yatangaje ko batigeze bagaba ibitero avuga ko icyo bari gukora ari ugusubiza ibitero by'umwanzi. Njike Kayiko urabizi ko ntabwo ubundi yemera ko FARDC iri mu mirwano. Ejo bundi Rutundura nawe yagize atya yivamo yemeza ko bari kurwana. Kuki FARDC muri iyi minsi noneho imirembera ko iri mu mirwano nyamara harashize amezi n'amezi itemera ko iri kurwana? Uyu munsi wenda intambara iri muri iki kibaya cya Kibumba itandukanye n'iyagiye ibera Masisi kuko iyi ngirimo imbaraga z'umurengera ku mpande zombi. Arimo imbunda zikomakomeye za BM zirasa amabombe ku birometero byinshi ndetse inasorera amabombe icyarimwe. Hari za BM zigera muri zingahe, hari za 37, hari za Rokayirenzi na za Katyusha. Noneho by'umwihariko n'indege ziri gukora. Urumva rero mu by'ukuri ntabwo abazalendo bazi kurashisha biriya bidege n'iki byose. Urumva rero Rutundura kuba yarivuyemo akavuga ati turi mu ntambara yeruye na Njike nayo wabonye ko muri tweet yasohoye ntabwo igeze abihakana. Urumva kuba bakoresha indege bakoresha ibifaru bakoresha biriya y'umunda bikomakomeye ntawe babwira yuko batari mu ntambara nk'igisirikare cy'igihugu. Ikigaragara cyo nuko bari mu ntambara akabazalendo kararangiye kuko abenshi bamaze no kwisubirira iwabo. Mari urakoze cyane kutuvugisha kuri Bwiza TV uriya tuzasubira n'ikindi gihe nitugukenera nidukenera intervention yawe. Sawa urakoze Denis. Sawa. Aisha we komeza udukurikiranira ubwo ngubwo nyine n'andi makuru yose ubona Bwiza TV uhawe ikaze wemerewe kuza ukatubwira uko ibintu byifashe. Ni iwacu.
sawa sawa. Hanyuma turi kubwira n'abantu ariko kukuremera di ongera ubwira abantu ya YouTube channel yawe hari igihindi itaza none ritangazo ryitangira. Ndacyababwira kandi ndimo ndanabashimira kuko bari kundemera koko subscribers zirimo zirazamuka bakomeze channel yafunzwe ariko ngira ngo ni nawe twanafatanyije kugira ngo twisobanure igihe gito ndishobora kuyitegaruka gusa bakomeze bakore subscribe kandi banasura iyo channel yacu ya Bingwa Plus uze kutwoherereza muri message uburyo yandikwa kugira ngo uyishyire mu kiganiro ku kiganiro nyine turaza kuyipininga kugira ngo abantu bayibone noneho bagiye bayisacinga bayibona kuko arabari kutubaza ngo byandikwa gute ngo hari n'abari kutubaza ati Bingwa yagiye hehe abatubazaga ngo Bingwa yagiye hehe nabo babimenye ko ari icyo kibazo cyayibayeho ase byatewe n'iki urebye Chamazimwe Chamazimwe reka duca amazimwe ni video twashizeho ya Wiringoma arimo kugaragaza imbunda batse FRDC abantu bose bashizeho iyo video bahuye n'ikibazo Kongo Kinshasa yaragiye niba yaramenyesheje YouTube irabwira ati rwose iyo video nituyishaka nitukeneye no kuyireba barangije rero ama YouTube za YouTube nyinshi barazifunze zazize iriya video zasize iriya video. Okay, bivuze ngo bitandukanye n'ibyano bari kuvuga ngo abanzi bawe bagiye bayifunga ngo bakeka ko promoting iterabwoba. Abanzi buryo ngibyo ntago nabihamya. Yego. Kuko na YouTube nayo yagira abanzi. Asubundi gira abanzi kugira abakunzi mayiso. Sinabonye abantu benshi nabonye barayikinga nta ni like. Nta ni like njya ngira rwose nta na strike izindi wagira yego nta na strike njya ngira rwose kuvuga ngo nabanzi nawe nakwitunganzi abantu bose nabakunzi kandi burya ijambo ry'Imana ryo rivuga ati umwanzi wawe ugomba no kumukunda gusa nubwo adahari ariko ntabwo navuga ngo nabanzi okay ubwo rero uko nguko turi bubigenze uraza kutwohereza tuyipininge hasi aho ngaho YouTube nshasha bafunguye kugira ngo abantu bajye bahita bayisura hanyuma bakurayikinge banarebe video zo bamaze gushiraho hanyuma twongere tukuremere binyuze muri ubwo buryo ariko n'indi hari ikizere cyuko yagaruka ntibihebe cyangwa ngo bahite bayijugunya anytime YouTube ishobora kuyigarura. Murakoze cyane. Sawa ibihe byiza Maisha. Shadra. Okay. Uwo ni Maisha rero ni Maisha icyo ari kutubwira cyanya cyo den nuko ubu Kibumba yose iri mu maboko ya M23. Bitandukanye no kuvuga ngo hari uduce turi mu maboko ya FRDC ngo hari turi mu maboko y'ingabo za EAC uduce twose two muri Kibumba ndi makuru ndi gukomeza kubona hano nuko turi mu maboko y'umutwe wa M23. Ahubwo ikibazo wenda umuntu nguwe yakwibaza urabona ko aho ngaho Kibumba za Masisi za Rucuru aho hose rega M23 yigeze kuba n'ubundi hafi none ikibazo gihari ese ubu M23 yagize ikintu kiba yakongera igasubira inyuma ese ubundi ubu EAC irongera igaruke muri ibi bibazo ihagaze yaza kugorana deni none ongerekana nanjye nkubwira ubushesenguzi bwanjye uko ndi kwibona yaza kugorana ko M23 yongera kwarekwa kubera yuko bwa mbere reka tuvuge ko mbere cyane muri 2010 na kangahe ubwo barayibeshye sibyo ariko nejo bundi nabwo bayibeshye bimeze nkabyo ngo ni sezerofe ngo tujye kumubigana ngo bagiye mu biganiro FRDC ikomeza kubyanga ariko bakagira ngo wende ni time izabyemera ni bakomeza kuresista ariko bubahirije ibibare attention guverinoma ya Kongo ntago yigeze yemera ibiganiro ahubwo n'abakuru b'ibihugu bateguraga ziriya nama wenda bari biringiye ko igihe kizagera bakumvisha Tshisekedi ko yakwemera kuganira na bari abantu ariko baramutengushye wabonye ko nangora none Tshisekedi biganira arabyemera uzima hapo nta biganiro ashobora kwemera uno mwaka utararangira nyuma y'uyu mwaka azabyemera urateganya ariko uyu mwaka
n'amatora muri imbere ntabwo ashobora kwemera kuganira na M23 kubera iki se kubyemera bimubangamiye ku matora. Hari abanyekongo benshi yamaze kumvisha ko M23 ari abanzi, ari abanyamahanga, atari abanyekongo kubw'ibyo, ndetse ari n'abaterabwoba. Ndetse inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo nta nubwo yemera kujyana imishyikirano n'umutwe w'iterabwoba. Abanyagihugu igoma ujya ureba kuri Twitter irwaho wumva imvugo, hari uwo twari turi kureba karavuga ati umunyarwanda mwiza n'umunyarwanda wapfuye. Kuzajya rero kumvisha abaturage ko agiye kuganira na M23 abantu yitaga ko ari abanzi b'igihugu, ari abaterabwoba, byamushyira muri danger, byatuma manda atayibona. Ariko namara gusekiriza manda ye nayo tutazi uburyo cyazayisekiriza muri bari bizaca mu matora cyangwa ari ukwegezayo cyangwa kuyiba cyangwa ubwo ni ibintu ni bibiri. Ashobora amatora ashobora kuba akiba amajwi, cyangwa se akavuga ati ikibazo cy'umutekano kiri mu gihugu ntabwo cyatuma amatora aba arasubitswe igihe kitazwi. Ubwo akaba yakwikubita n'imyaka yindi 5 akavuga ati tuzategura amatora mu 2030. Byose birashoboka. Ariko kuganira na M23 muri kano kanya muri aya mezi abiri byo ntabwo yaba ari suicide politique, niko najyaga numva abanga mu bya politike bivuga. Nataganira na M23 rero amatora azaba kibumbi itari mu maboko ye, nanjye niko nkubwiye. Ubwo ntabwo M23 izongera kurekura ibyo ahubwo nibikomeza gutyo bakomeza no gutera M23 na Goma izaba yarafashe, cyangwa iyi kibumbi M23 yihawe n'utu dutwaro shaje ubundi bayihaye zira ntwaro bazifashe bakoresheje iki icyo bakoresheje icyo banakoresha uyu munsi. Ntabwo rero uko mbyumva kugeza ubu ntabwo amatora naramuka abaye muri Kibumba azaba Kibumba ari yaba FARDC. Kereka navuga ati ngaho M23 kuko M23 uko yitwara ishobora no kutabuza abaturage gutora, ishobora kutababuza iti nibiri bashaka bagende batora, ibyo birabareba. Ariko yo ikavuga iti icyo duhandanira nuko abo baturage bagira umutekano, ikaba ari izaba bacungira hari mu icyo gihe cy'amatora. Ariko ubwo nibitagenda gutyo uko mbyumva ntabwo Ikibumba M23 yakongera kwirekura ku bwumvikane. Wenda cyo kora ku bututu ho bashobora kuzongera bakayirasa nayo bazanye sikoyi ukayibwira ngo ni mu gisubira inyuma byibuze mu birometero bingahe, wabibabwira ubashukisha iki wowe ugiye kubaha iki? Nta kintu mbona cyabisobanura ikindi kintu. Ubu nta kintu bazasobanura. Kandi ubu M23 ifashe Kibumba n'ubundi buce butandukanye igiye ifite ubundi bwo muri za Kicanga na hehe bwose n'ubundi iracyabukontorora. Ubwo rero kereka ahubwo uyu mugabo navuga ati ubwo amatora muri Kivu ya ruguru ntago bishobotse, ariko ahandi ho ni munyitorere twikomereze akaba yiyomoyeho Kivu ya ruguru. Nubwo nabyo nzi ko abakongomani batabimutorera cyangwa ngo babimukundire, ariko ibintu ni bibiri: ni ugukoresha ibiganiro na M23 akayemerera ubundi bakabona bakinjira mu matora, cyangwa se umugani wawe kuyasubika. Ubwo ni bitatu: hari ugukoresha ibyo biganiro akabyemera, hari ukuyasubika, cyangwa hari ukuyakora muri Nord Kivu ahihoreye. Nibwo buryo bundi bushoboka busigaye. Ubundi ntabwo M23 yo mpamya ko izongera kurekura. Abadukurikirana bo baze kuduha ibitekerezo niba babona M23 izongera kurekura tuno duciri gufata ikadufata bayirasheho kandi bari barayoheje ikaturekura. Sinzi niba hari umuntu uri bunyuranye natwe akemeza yuko izongera ikaturekura. Biragoye pe, mu mbone zanjye ndumva bitanashoboka. Yes. Urabona no mafoto ndi kukwereka hano, ukabona zino ntwaro ejo bundi batweretse zitandukanye na ziriya nayo ndimo ndakwereka. Nibyo. Harimo itandukaniro, ariko ni intwaro nyinshi. Ahubwo ikibazo umuntu yibaza ni leta amafaranga yose igenda ikagura igashora mu kugura zino ntwaro, abasirikare bayo barangiza bakazijugunya ku rugamba, bakazijugunyira uwo bita umwanzi. Bano basirikare iyo basubiye inyuma nyine bahunze hakura bazitaye, bahibiye ibisobanuro bafande babo iyo babaje ati imbunda muzisize. Kandi amakuru avuga ko abafande aribo bababwira bati mukuremo amateni twagiye. Ubwo nyine ntuzayanyuma harya bavuga gute ngo ni repris tactique se ntago ari tactique, ubwo bavuga ngo ntuzayanyuma no kwiruka. Nese ni wumvise ko na cyagihe kiri mwami bamwambura Bunagana, hari abakoroneri babiri bafashe barabafunga
noneho abo bakoroneri nibo bari bayoboye nyine ingabo kuri teri, ariko kamanda wabo ari Cirimwami ari uri atanga amabwiriza. Noneho Bunagana imaze gufatwa, byabaye ngombwa ko bose uko ari batatu Cirimwami nabo bakoroneri bahamagazwa, ndetse bajya no kuhatwa ibibazo. Hanyuma bari abakoroneri rero bavuga ko Cirimwami ari we watanze oda yo kuva ahantu bari n'uvuga ngo bafande nibo ba mbere birukanka n'abandi bagakurikira. Yakomeje hanyuma arongera aravuga ati nyuma y'igitero cyabo cy'umwanzi muri icyo gitondo, ati umwanzi yahuye na resistance y'ingabo zacu, ati muri kano kanya aravuga ati asoma les forces négatives fidèle au régime de Kinshasa, arazivuga nyine FDL, FARDC, mercenaires, milices réservistes sont en débandade. Arangije avuga ati baduteye, ati ariko basanga ntabwo tuvaho turi turashikamye, ati none ubu ngubu aho mvugira ahangaha, ati umwanzi yatatanye. Ubwo byari bigeze mu masaha ya saa sita. Urumva ko intambara yari ndende cyane, yabaye ndende. Kuva mu gitondo ya saa sita bari kuri uwo mututu. So ubu tuvugana hari amakuru y'uko byaba byifashe mu masaha 7, ni mu masaha make yashize nyuma y'aho ngaho amaze gutangaza ko umwanzi yatatanye, yongera aragaruka avuga ko noneho muri uko gutatana, muri uko gusubira inyuma kwa FARDC yirukanka, yongeye igata ibikoresho byinshi bya gisirikare ndetse ngo n'amasasu, ibikoresho by'itumanaho, nyine yongeraho ka kantu basorezaho buri gihe mu butumwa bwabo ati M23 yo yiyemeje kurinda abaturage n'ibyabo. Koko Deni, reka twibaze ikibazo, aba bakongomani koko noneho bataye na radio, ubundi abakongomani barwana batekwe, urumva nibo bagaba igitero, sibyo? Bamara kugaba igitero bakagikubitira uwamo. Yes, ibyo ariko ni ibitangazwa na M23. Uruhande rwa FARDC rwo ntabwo ari uko rubyemeza, baravuga ko rutigeze rutera, bose muratubeshyira. Uwo ni imirwano y'umunsi bakavuga ko yavuye he? Uwo ni Kayiko, Colonel Njike Kayiko. Uno mugabo buno buvugiza ko wakwemera ko mu myaka nk'ibiri ishize cyangwa 3, yani muri za 2019 mbere ya corona gato, no mugabo yari kapiteni. Yari kapiteni? None ageze kuri colonel. None ageze kuri lieutenant colonel. Nako ni colonel furu. We rero aravuga ati violent combat ce jeudi entre l'armée congolaise et les M23 aux portes de Goma. Nous n'avons pas lancé les offensives. Nous ne faisons que répliquer aux attaques de l'ennemi. None se bisimwe avuga ko batewe, baramutse baterwa. Ati ntitwateye. FARDC ati twebwe nta gitero twigeze dukora, ati icyo twakoze no kwirwanaho. Kwirwanaho ku bitero by'umwanzi. Ibyo ariko bwari kubitangaza bibuka yuko hari n'itangazo rya EAC. EAC yasohoye itangazo rivuga ko mu buryo budasubirwaho noneho FARDC iri kujya igaba ibitero kuri M23. Donc hari imirwano hagati ya FARDC ndimo ndabona noneho, akantu ndimo ndabona kuri Justin Kabumba. Noneho arimo aratangaza amakuru noneho ariko agashyiraho verisiyo ebyiri. Ubundi ibya M23 ntabwo byabaga bimureba. Ariko nk'aka kana gashyizeho ashyiraho iriya koti ya Njike, arangiye avuga ati ariko ku ruhande rwayo M23 irabeshyuza, ahubwo ikavuga ko ari FARDC yagabye ibitero. Kibumba atangiye kuba professional rero. Na mbere nuko batangiye bakora, ahubwo rero baratewe ubwoba. Noneho utangiye kubona batangiye guheza inguni. Noneho Justin Kabumba se ko numva ajemo neza. Niba atangiye kuvuga verisiyo zombi rero, ubu noneho ntago yaba akiri umupropagandiste. Atangiye kujijuka. Hanyuma ati propaganda abantu baba bakwiye kuyireka, ukavuga amakuru uko ahari. Nta mpamvu yo guheza inguni n'ubundi birangira nabi. Ibyiza no guhagarara hagati. Urabona ko muri kano ka post bashyizeho nta n'ahantu harimo ngo wazarendo ngo force ngo reserviste cyangwa bashwanyisha cyangwa Kabumba yaba yashwanye na FARDC akaba ari mu nzira zo kugenda yiva wayiva wabona hari byo turebe Micombero we aratangaza iki aheruka gupostinga ibijyanye n'intambara
hashize amasaha menshi ni mu gitondo ariko nawe yavugaga ati guhera ati début ce jeudi octobre des affrontements dans le territoire de Nyiragongo les combats sont signalés dans le village de Bubumba Shonyi arangije avuga ati le président du M23 Bertrand Bisimwa dénonce le refus de Kinshasa de dialogue ndetse ahita ashyiraho na quote ya Bisimwa abana abanyamakuru nyamara bafitanye ibibazo na ubanza babonye barimo barakora akazi kadatanga umusaruro nawe ari kuvuga yuko noneho impande zombi yazirebaho ari kuganiriza kuvuga ibivugwa n'impande zombi ntabwo ari guheza inguni ntabwo ari gufata ndabona akiri kubyitaho Wazalendo waracyagaruka kuri ka Wazalendo gusa ahise ashyiraho koti nawe ya Bisimwa ati muri iki gitondo nyine yayindi twasomye dutangira byose abikubitaho ubundi nibwo buryo bwiza bituma abantu banamenya amakuru uko ameze naho kuko biriya byanashuka abaturage bigashuka abaturage bikababeshya ngo ibintu bimeze neza kandi bitameze neza ngo zome patriote hariya niko bajyaga bandika ngo regional patriotique resista tuntu nk'utwo two gukabya kandi badishywe ubwo rero wabona ba Micombero batangiye kuvumbura yuko ibyiza ari ukuba umunyamakuru w'umwuga kurenza kuba umu extremist cyane na cyane ko wenda bari kwandika yuko imirwano y'uyu munsi yabahuje ko ntago avuga baprovotse abandi nta numwe uri kuvuga aravuga ibyo buri ruhande ruvuga nyine yego ntago ari gukwemeza ati ntago ajya ku ruhande urumva ko nako ni ingingo n'akantu gashyashya ubona bazanye kandi ni byiza ngenda bya president guheza inguni rwose baya ntago biba ari sawa cyane ibyiza biba ari ukuvuga impande zombi M23 yagira ibyo itangaza ukabivuga FARDC yagira ibyo itangaza ukabivuga kandi ukaba uri hagati uri balance nk'umunyamakuru nyine kurenza kuba kuri one side hari n'abantu bajya bashinja Bwiza TV natwe ngo turi one side kuri M23 ariko ntago baba badukurikiye abantu baba bakurikiye ibintu dukorana ntago baba badukurikiye neza rwose twebwe hari umuntu wavuga ati hari ikintu nako cyabaye muri FARDC ntimwagitangaza mwitangariza ibyo M23 yavuze gusa buse nk'ubu ngubu iyo bavuze ku Rwanda FARDC ivuze ku Rwanda tubivuga uko bimeze kandi nk'ubu ngubu hano turi kubona ibimenyetso ngo byerekana ko ingabo z'u Rwanda ngo zishyigikiye inyeshyamba za M23 n'imbunda bafashe barayifotora bayishyira aho ngaho nimba warabonye ibintu ejo M23 yakoze yerekanye intwaro yafashe ndetse yerekana n'ibimenyetso bigaragaza ko ari intwaro z'igisirikare cya Kongo byose arayerekana ariko aba ngaba bafashe imbunda sinzi nubwo ngo ni Morutier bayishyira aho ngaho nta kimenyetso na kimwe bari kugaragaza cyerekana ko ari imbunda none hari umuntu wababaje ati se u Rwanda rukora zino mbunda ati ko razani uruganda rwazo ruri mu Rwanda wenda ngo ari kimenyetso ati wenda tuvuga ati nta kindi kimenyetso izo serial number zira kandi burya buri ntwaro yose biriho serial number y'igisirikare kizikoresha nase ubwo babibuze umugani ubwo babibuze abakongomani nyine niko bimereye ikimenyetso ubwo baba bakiboye ntushobora kubiveba wenda wabona baba bafite icyo baheraho babyita ikimenyetso ariko uko guko igaragara ngiye nk'umunyamakuru ntago nahita mvuga ngo koko niyo mu Rwanda kuko nta kintu kibigaragaza u Rwanda rutazikora wa mugani wabyita propaganda zo kugira nyine bakomeze bishinjiriza u Rwanda ariko nta kimenyetso cyanya cyo kiri bimeze nko kuri ya mafoto nayo bagaragaje umuntu aragiye foto y'abantu koko abure no kubegera ngo abafotore yerekane n'ibyo uzana teni avuga ati dore teni z'abakongomani nizi narecyo wenda gufotora idarapo ryo wenda urabona ko ejo yari yarundanyije ba ambasaderi Kinshasa b'abanyaburayi yego ndetse abakoresha akantu k'akanama yari ari kumwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse na minisitiri w'itumanaho sinzi n'undi muntu ntari kureba neza ndi kubona imigongo ye arangije rero abakoresha akantu k'akanama rwose afata ya foto berekanye ngo ni y'Abanyarwanda ati ngaba abasirikare mureba ni Abanyarwanda ntabwo ari abandi ni igifoto kiri aho kiri ubona kirimo infrarouge nyine ni ifoto ya drone nta nubwo ifite resolution yakubwira ngo uyu muntu ni kanaka wasanga na FARDC wasanga na M23
yaba ari uwo ari we wese. niba ari n'u Rwanda ntago, niba ari n'abanyarwanda ari aba RDF. Iyi foto nta kintu cyabyemeza, nta kimenyetso na kimwe kihamya ko abo bantu ari abanyarwanda. Kuzana ifoto ntago bihita bitanga igisubizo rwose. Bantu bo muri FARDC kandi abantu reka mbivuge gutya, abantu twakwishima ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda ibitangiye ibimenyetso, kuko ibyo bimenyetso binabonetse niba koko n'u Rwanda rurimo rwavuga ruti twavumbuwe rukavamo. Ariko kudatanga ibimenyetso ngo mubishyire tambarari mugakomeza kuguma mu magambo gusa, bituma nabo mu byereka babishidikanya, babaca amazi, baravuga bati ibyo bihugu byo ngibyo byizewe hagendeye ku ki. nk'ubu ngubu urabona ko bano ba ambasaderi bari gufata note, bari kwandika. Ni ambasaderi bagera ku 8-9. Rwose yari yabahamagaye ati muze mutwereke ukuntu u Rwanda rukomeza rutuvogera. Hari n'ikarita arimo aragenda yerekaniraho wagira ngo arimo arapanga urugamba, bereka ubwo wenda ati dore banyuze aha bakata aha bahingukira aha. Ariko kweri umugabo yarariye, icyo nicyo ndi kubona yaratamiye. Ariko Bemba attention ngo ni umukire, ni umwe mu bantu b'abakire muri kiriya gihugu. Shara amafaranga yaramuyobotse koko, yarayobotse. Wana itama kabisa ryabaye itama. bavuga ngo perezida wabo afite itama, uwo mukoboyi nawe ararifite. Aramurenza ahubwo. Ararifite, ariko arafite ikibazo cyo kuba atanga ibimenyetso bishidikanywaho. Ibimenyetso atanga bishidikanywaho kuko ntagakura abantu mu rujijo, kandi gukura abantu mu rujijo nicyo cy'ingenzi. So ari makuru yari ariho iyi tweet ya Kanyuka yo mu masaa 8 wayibonye? Ngo nous alertons la communauté nationale et internationale sur les massacres et crimes de guerre en cours perpétrés contre la population civile par les forces gouvernementales à Bambo et ses environs. Ces forces de M. Tshisekedi bombardent aveuglément les zones peuplées. Bishoboke ko Bambo habaye akantu. Ngo aravuga, we yavuga ko barimo barica abaturage muri Bambo ndetse no mu nkengero zayo, kandi ndabona ni mu kanya bishyizeho saa 8 ashize amasaha 2. Yego. Avuga ati turamenyesha communauté mpuzamahanga ndetse n'abanyagihugu muri rusange ubwicanyi n'ibindi byaha by'intambara birimo birakorwa, biri gukorerwa abaturage b'abasivile bikozwe n'ingabo za guverinoma muri Bambo no mu nkengero zaho. Ces forces de Tshisekedi bombardent aveuglément les zones peuplées. Akavuga ko ingabo za leta zirimo rasa ku ahantu hatuwe, nta ubundi umuturage wese uri muri eneo zigenzurwa na M23. Ni igipimo cya FARDC. Agomba kubimenya rwose. Ubwo arafatwa nk'umwanzi. Afatwa nk'umwanzi. Nese kandi mperutse kubona Tshisekedi ari kubararika ngo batahe, arengate akabafata nk'abanzi abari mu duce twa M23, kandi yarababwiye ngo batahe kugira bitegura amatora. Ubwo nyine burabafata nk'abagambanyi kuba batarahunze M23, ahubwo baragumanye nayo. Ubu rero ni ukuvuga ko ejo bundi dushobora kuzabona ibi byabereye Ibambo bari kutubwira imibare myinshi. Hano hari akandi gafoto nguyeho. Ako iyi foto buno urebye ukuntu Bemba yambaye na Rutundura, urabona batagiye gusura ambasaderi wa Amerika n'ubundi bavuye kwereka Katolika, ahubwo ntawe urimo hariya ambasaderi wa Amerika. Wabona turebe ko ntawe urimo, ntawe wari uhari, ntawe wari uri muri aba bantu. Ambasaderi wa Amerika muri Kongo ntawe urimo muri aba. Akoreba irino koti Rutundura yambaye n'iryo Bemba yambaye, Muyaya yambaye, yes, Muyaya nawe yambaye umukara. Urabona ko bagiye gusura ngo ni no munyamakuru bita Christophe Regone, we mbona wa umuyobozi wa Africa Arabia niwo gashyizeho ati abaminisitiri 3 kwa ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kinshasa. Bagiye kumubaza iki se? Ubwo ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga, w'ingabo ndetse n'uwitumanaho. Ubwo bavuye nyine muri
iriya nama bajyanaga n'abandi ba ambasaderi ubanza bagiye kumubwira ati kuri twagutumiye uze utazi ngo tukwereke ngo tukwereke nawe akababwira ati iriya foto nta kintu kirimo mwa bagabo mwe rwose mujye mumbabarira buriya mwari muri kunyereka iki wasanga ibimenyetso bari babimwishyiriye kuri ambasade ngo babimwereke imbona nkubone abakongomani rwose arangije hano baramvuga wigendera. So ubwo iyi bombardement yo muri Bambo SS environ reka dutegereze ibizaza bikurikira. Byabaye uyu munsi mu masaha ya saa 8 nibwo Lawrence Kanyuka uvugira M23 yabishyizeho ko icyo gikorwa cyabayeho cyo kurasa ku baturage, kanavuga ko kandi ari ibikorwa bihoraho byabo byo kurasa kuri zone zituwemo n'abaturage. Hano mu Rwanda harimo ko ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kongerera igihe cy'iminsi 30 gufungwa by'agateganyo uwitwa Kazungu Denis ukurikiranyweho ibyaha birimo ubwicanyi, akaba ari ibyaha yemera ko yakoze, aho yemera ko yishe abantu bagera kuri 14. Kazungu Denis akaba atigeze agera mu cyumba cy'urukiko, akaba yaburanye hakoreshejwe ikoranabuhanga rya Skype cyangwa se video call, aho afungiye Mageragere. Zimwe mu mpamvu ubushinjacyaha bwagaragaje zo kumwongerera iyo minsi 30 y'agateganyo harimo ko ngo bugikora iperereza ndetse bukaba bukirimo no gukusanya ibimenyetso by'ibyaha akurikiranweho. Ikindi bagaragaje ni uko ngo mu gihe cy'iminsi 30 y'agateganyo ishize ubushinjacyaha bwagerageje gukusanya imyirondoro y'abakorewe ibyaha nubwo itaramenyekana kuri bose. Bukaba bwasabye ko rero mu gihe urukiko rwakongera iyo minsi 30 akongera agakatirwa indi, byaba umwanya wo gukusanya amakuru n'imyirondoro ku bantu bose Kazungu Denis yishe nabo yakoreye ibiriya byaha bitandukanye akurikiranyweho. Uyu nguyu we akaba yavuze ko ubushinjacyaha bumusabira ntacyo yarenzaho mu gihe byaba cyangwa se ngo byabafasha mu iperereza. Ndi kwakunda yiburanye rwose nta kibazo afitanye n'abacamanza, ibyaha byose arabyemera. Ariko Denis Kazungu ubona neza ate kweri ko arabyemera, ni umuntu uri aho tu Kazungu koko Kazungu ko atangaje. Gusa akantu numvishemo keza ni uko bari gukora iperereza kugira ngo hamenyekane imyirondoro y'abantu bishwe. Yayitanze se ubundi uyu muswa ubu ntayizi, wasanga atanabibuka cyangwa bamwe barahuraga badafite n'ibyangombwa. Urabizi hari abantu bahimba amazina bakavuga amazina atari ayabo, ibintu nk'ibyo. Ariko ubu ngubu ikizwi cyo umuntu atashidikanya ni uko hari abantu benshi bafite ababo bishwe na Kazungu na n'ubu bataramenya ko ari we wabahitanye. Rero Kazungu ari kubwira kandi izino nkuru ze bazumva, ariko bazi ko ababo batazi aho barengeye. Ariko ubu iyo myirondoro iramutse igiye ahagaragara wenda bishobora kumenyekana. Akaba rero ari kuvuga ati mwebwe rwose ibyo mushaka, ubu ni nko kuvuga ati ibyo mushaka bari byo bikorwa, njyewe ndaho nta kintu narenzaho ndaho. So Kazungu Denis yatawe muri yombi ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 2023, atangiye gukorwaho iperereza ku mirambo yari iri mu cyobo cyari kiri ahari hari igikoni cye. Ubu ngubu arega ibyaha 10 birimo ubwicanyi bukozwe ku bushake, guhisha umurambo no kushinyagurira, gukoresha n'imibonano mpuzabitsina ku gahato, iyicarubozo n'ibindi byaha by'ubugome. Ndatekereza ko inkuru za Kazungu Denis abantu bakurikira itangazamakuru byo mu Rwanda barazumbishe ku buryo buhagije. Icyariho uyu munsi ni iki ngiki cy'uko ubushinjacyaha bwasabye ko iyi minsi 30 y'agateganyo yiwe yongerwa, kandi ubwo bitegerejwe ko urukiko ruzafata umwanzuro kuri iyi case cyangwa se kuri ubu busabe bw'ubushinjacyaha ku itariki umwanzuro uzasomwa ku itariki ya 27 z'uko kwezi kwa 10 2023 ku isaha ya saa 9. Ubwo nibwo donc ni no ku munsi w'ejo nibwo bizatangazwa niba iyo minsi yemerwa cyangwa itemerwa. Ndumva ari icyo ngicyo kuri inkuru ya Kazungu Denis. Ubwo Christopher Kayumba nawe uyu munsi ari hateganyijwe isomwa ry'urubanza rwe ku itariki ya 26 Ukwakira, ariko ntihigeze ryasubitswe ndetse ntihatangazwa impamvu ry'iryo subikwa. Ikinyamakuru cya The Chronicles cyo cyatangaje ko aya makuru y'isubikwa amenyekanye binyuze mu butumwa urukiko rwashyize mu buryo bw'ikoranabuhanga rya IECMS busanzwe bwifashishwa n'inkiko. Kayumba akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya ku gahato
umuntu byibura ngo ufite imyaka 18 y'ubukure hamwe n'icyaha cy'ubwinjiracyaha muri kiriya cyaha. yego abavugwa ni uwitwa Yankurije Marie Gorette ndetse n'uwo bita Narindwa Fiona Mutoni wari umunyeshuri we muri kaminuza y'u Rwanda. Ubushinjacyaha rero busabira Kayumba igifungo cy'imyaka 10 n'amezi 6 mu gihe we ibyaha aregwa atabyemera. yego ntabwo ibyaha Kayumba aregwa byemera, yakunze kuburana avuga yuko ibyaha aregwa byihishwe inyuma n'impamvu za politiki, akavuga yuko ari ibyaha byatangiye cyangwa se yatangiye gukurikiranwaho nyuma yuko yari ashinze ishyaka rya politiki yitaga RPD cyangwa se Rwandese Platform for Democracy. Akaba yaravuze yuko rero ngo icyo gihe agitangaza ko iryo shyaka yarishinze, donc ibi nibyo yaburanishije mu rukiko rukuru ari narwo rwari busomura urubanza. Yavuze yuko ngo icyo gihe yagitangaza iryo shyaka ariko ku mbuga nkoranyambaga hatangiye gukwirakwira amakuru yuko ngo hari abantu yakoreye ibi byaha. Akavuga rero yuko bitumvikana ukuntu ibyo byaha byaje nyuma gato yuko atangaje uko gushinga ishyaka kwiwe, ndetse akaba yaranavuze yuko ngo mbere bigitangira umushinja atari ahari, ngo haciyeho iminsi igera nko ku 10 hataraboneka uwumurega. Nyuma nibwo haje kuboneka abavuga ko yabakoreye ibyo byaha, akaba ibyo ahera avuga ko ngo ari impamvu za politiki. Akaba mu kuburana yaranifashishije video yagaragarizaga urukiko ngo uko icyumba abamo giteye, agaragaza ko ibyo Yankurije avuga ngo yamuhamagaye muri icyo cyumba bitari byo, kubera yuko ngo muri icyo cyumba, donc uko yaburanya bivuga, yavuze ko ubushinjacyaha buvuga ko mu buhamya Yankurije yabubwiye ko Kayumba yamuhamagaye ngo aze mu cyumba kuhakora isuku ubwo we yarari mu bwiherero. Kayumba rero muri video akagaragaza ati ubu bwiherero bavuga buri mu cyumba, which means ko ntari bumuhamagare ngo aze mu cyumba niba yarari mu bwiherero deja yarari mu cyumba. Ibyo yaburanya avuga. Ubwo rero uwo Yankurije se yari umukozi wo mu rugo? Yari umukozi wo mu rugo. Kuri Narindwa Fiona Mutoni we bavuga yuko ngo Kayumba yamuhamagaye avuga ko ashaka ngo kugira ngo amugire inama y'uburyo yazavamo umuntu ukomeye, umunyamakuru ukomeye, ndetse ngo yari agiye no kumushakira internship kuri RBA. Hanyuma ngo ubwo yari ageze iwe mu rugo nibwo Kayumba yashatse kumukorera iki cyaha, ariko ngo abasha kumucika ariruka. Gusa ibyo nabyo Kayumba akaba yaravuze yuko ngo bitumvikana ukuntu yaba yarashatse kumufata ku ngufu mu mwaka wa 2017 kuko ngo nibwo byabaye. Hanyuma ngo muri 2018 uyu Fiona Narindwa Mutoni ajya mutumira mu biganiro yari afite kuri televiziyo ya CNBC. Urumva yari afite ibiganiro akora kuri CNBC, niba yari niba twari twarashwanye muri 2017 kuki muri 2018 yantumiraga muri ibyo biganiro. Aha ngaha akaba ariho yatereyemo umutego, ariko n'ibyo ubutabera nabwo bufite uko buzabibona mu mbone zabwo nk'ubutabera. Urubanza rwiwe rukaba ubwo rwimuriwe ko ruzasubwa ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 11 2023. Urumva icyo twaba turuvuzeho mu ncamake kurikije uko ruteye. Kandi ndakeka arimo araburana yidegembye. Yego araburana, donc yahoze afunze nyuma za kurekurwa kubera ko urukiko rwisumbuye rwamugize umwere, rumugira umwere kuri ibi byaha, ariko ubushinjacyaha buramujuririra. Rero aburanira muri Haute Cour, ariko akaburana adafunze, aburana ari hanze. Tugiye gusoza ikiganiro rero. Ya ndumva twasoza. Ejo cyangwa ejo bundi tuzaba twabonye amakuru yisumbuye kuri iyi mirwano ya Kibumba, uko byifashe ku ifatwa ryayo. Yego hari n'igihe turi mu masaha ari imbere bari bugire amatangazo bashyira ahagaragara babyemeze byose. Buri ikiganiro uruvugiro cy'ejo nibwo tuzabyinjiramo neza tukareba uko byifashe, hazaba habonetse n'andi makuru y'inyongera. So kubyo nari nabwiye byo muri Israel, ikiriho nuko igisirikare cya Israel IDF mu ijoro ryakeye cyagabye ibitero mu duce two mu majyepfo y'intara ya Gaza gikoresheje ibimodoka by'intambara. IDF ikaba yavuze ko yagabye ibi bitero mu rwego rwo gutegura cyangwa se gutera intambwe ziri imbere zerekeza muri iyi ntambara, donc mu gutera indi ntambwe muri iyi ntambara. Bakaba bavuga yuko ngo byagabwe ku bigo bitari bikeya bikorerwamo n'iriya mitwe ya Hamas, bavuga yuko ari imitwe y'iterabwoba, ndetse no ku bikorwa remezo no ku birindiro bya Hamas hose hakaba harashwe ibisasu bya misile hakoreshejwe biriya bimodoka. Ubutumwa bw'amashusho iki gisirikare cyasohoye kuri uyu wa 4 bukaba bwagaragaragamo abavugizi b'iki gisirikare bavuga ko biriya bitero abasirikare ngo babikoze
ngo mu rwego rwo kugira basubize inyuma bo mu mutwe wa Hamas, kandi ngo bakaba bari bamaze kugera ku butaka bwa Gaza cyangwa se nyine ku butaka bwa Palestine. DF ikaba yatangaje aya makuru nyuma y'amasaha make ya Minisitiri w'Intebe wabo ariwe Benjamin Netanyahu atangaje ko ingabo za Israel zikitegura ibitero byo ku butaka, ariko akaba ataratanze igihe cyanyacyo iki gitero kizabera, ndetse akaba nta n'ikintu na kimwe yerekanye kigaragaza ko iki gitero cyaba kiri vuba. Yes. Ya nuko byifashe rero, gusa icyo abanyapalestina ndetse n'isi yose bakwiye kumenya nuko umunya-Israel, umuyahudi iyo umukoreye ikosa arihorera, ntabwo ashobora kukubabarira rwose kandi ntabwo ashobora kuryibagirwa. Ni ukuvuga ngo umuntu wese witwa ko ari muri Hamas, ubu ni ukumuhiga niyo byafata imyaka 20-30. Noneho witwa ngo yagize uruhare muri kiriya gitero cyagabwe ku butaka bwa Israel, bazabashaka umwe kugeza bose babera imirimo. Niko bakora. ubona Israel itameze nk'abanya-Israel, ubona batameze nk'abanyamerika abanyamerika ko nabo bagira ako kantu ko kwihorera kadashira katabavamo. None se abanyamerika niyo mpamvu bahuza, cyangwa ahubwo abanya-Israel ni abanyamerika? Nibo harimo abayahudi benshi mu banyamerika, kuko abayahudi bakwirakwiriye isi yose n'ahantu utabasanga, kandi bagenda bajya mu nzego nyinshi zifata ibyemezo, zaba iz'ubukungu, iza politiki. Mu Burusiya wabasanga y'abayahudi, muri Amerika bo ni ishyano ryose, mu Bufaransa naho batari, kuko bigeze kwamburwa igihugu, erega baracibwa mu isi, noneho batatanira ahantu hose, baragenda batangira ubuzima bushyashya, barahabyarira, barahakurira, barahakorera. Nuko rero nuko bakwirakwiriye isi. Niyo mpamvu rero utapfa, nta hantu wapfa kubura abanya-Israel kandi kavukire muri ibyo bihugu bahatuye, ko bafite inkomoko z'abayahudi. Guhuza kwabo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ni ikimenyetso cy'uko bafite ukuntu bafite ubwiganze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko barabufite, kandi si no muri politiki gusa, no mu bukungu. Urabizi Rothschild ni umwe mu bacurabwenge ba systeme bancaire, yari umuyahudi. Afite amafaranga, ntabwo ntabwo ari ba bantu bajya ku ntonde z'abakire ku isi, kuko ntabwo wamenya umubare w'amafaranga atunze. Ni famiye, ariko ubwo mvuga isigaye, ariko ni famiye ikize, zimwe babandi bateraga inkunga za leta mu ntambara z'isi, bakavuga ati mufate amafaranga mujye kurwana, mugire gutya. Bafite amafaranga menshi, nibo bazanye ibintu by'amabanki. Abayahudi rero ni ukuvuga ngo systeme y'ubukungu bwa Amerika nabo nibo ishingiyeho. Ntabwo rero ari abantu bo gukinisha, kandi bo barakubwira ati mu muco wacu, nimba umuntu aje kukwica, haguruka umwice. Bo niko bakora. Akwice nawe uri kumwica. Ni ukuvuga ngo umuco wabo ni uko nguko babwira. Ntabwo abanyeseri uzapfa kubumva bapfuye gutera abandi bantu. Buri gihe batera umuntu wabateye cyangwa wabashotoye. Hari igihugu barumva bagabyemo igitero kitabashotoye, nuko bateye. Ariko niba uje kubica, barahaguruka nawe bakwica, hanyuma barira. Kandi aho uri hose barahagusanga bakwica. Ntacyo bibabwiye. Iyo byatwara imyaka ingahe. Nuko rero bakora, bazi ko bigeze gutereranwa n'isi yose. Niyo mpamvu baba bavuga bati twebwe tugomba kwirwanaho, turi ba nyakama. Anytime abantu bose batwigaranzura bakatwanga, n'ubundi nkuko bigize kubikora. Nuko babikoze. Yes. Nuko dusoje ikiganiro rero. Twasoza tugakomeza gushimira abantu bakunda ikiganiro Ruvugiro, abantu bakunda Bwiza TV, ibiganiro bitandukanye tugenda tubategurira. Mukore subscribe abatarayikora, mugiye kuri Bingwa Plus, ni ya mugenzi wacu Maisha. Nawe mu muremere, ni umuntu ukunze kudufasha mu biganiro bitandukanye. Yes. Hanyuma abandi namwe abatarakora subscribe kuri Bwiza TV, namwe mukomeze muzikore. Intego twiyemeje yuko umwaka uzarangira turi mu 100 by'abasabu, tuzabigereho. Mukomeze rero mugire ibihe byiza, mugire impera za weekend. Burya iyo byageze kwa kane weekend bimira rangira. Kiba cyarangiye, ubwo ngubwo ejo buri abantu bazaba batangiye kurwara ibyo bita ngo ni
baba bagiye muri Friday ubwo Friday nayo si indwara zisaca ariko abantu iyo bayigezemo bavuga bati amasaha y'akazi ararangira ryari kweri ubundi binjiye muri weekend saa 6 kuwa gatanu buri akazi kaba kahagaze no mu bigo bya leta ubona mu bigo bya leta baba bagiye muri siporo nuko rero mukomeze mugire impera z'icyumweru nziza muhahe muronye mukomeze mubone n'amayinite yo kugura izo bando zituma mudukurikira murakoze cyane nimwe dukorera ikiganiro cya Ruruvugiro ikindi nahejo kuwa gatanu mwe kumwe nanjye Denis Nsengiyumva nanjye niyo nsenga Shadrack ciao